ariko ubu dusigaye duhura nagukwepa biri seriye urumva bitewe ukuntu yatangiye guhinduka. iyo buri muntu ngamwe nshuti yanjye mbabarira rwose ndi kubona ntago ari wowe tuziranye warahindutse. Ibaze noneho nkibaza mbaye ndi umugabo we ndi mu nzu kumwe nawe urumva akantu ikintu cyambabaje kiranje ubu nakomeza nkihangana kuko nkamureba ukuntu asa nkabyihorera nkijijisha. TV3 Yes, kangusuze kandi wifurize ibihe byiza ukurikiranye TV3 Rwanda. Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi n'utameze neza. Ndagukomeza ndakubwira ko iyi si tubamo niko bigenda, uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza, byose kubera Imana bigenda bihinduka. Bityo rero mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima nta mpamvu yo kwiheba ko byose biba bigishoboka, ubuzima bugenda buhinduka umunsi ku munsi. Nkuko mubibona imbere ya kamera mfite umutumirwa witwa Baba. Yamani Baba imeze bite? sawa kabisa. Imeze bo? Ntari wase kabisa. Iminsi myinshi yaribaye myinshi njye nawe tudabonana kabisa. Kabisa. Ngubu ndagufatishije. Amakuru y'iminsi se? Iminsi tumeze neza urebye iby'iki gihe nawe urabizi ni ibintu by'imvangavange ukuntu urumva ko iminsi nyine ni baca umugani nyine ngo nihwana, hari ukuntu nyine nk'uko wagiye ubivuga nyine mbere ko hari igihe uno munsi biba nabi ejo bikaba neza, hari igihe rero iminsi idutwara kugira ngo ubonane n'umuntu ukabona biri kure kubera akazi nyine, namwe murabizi ibintu by'iki gihe byo gushakisha. Ako umaze iminsi warabuze ntabwo nyikubona muri minsi ubundi ugiye mu biki? Kubura bwo twarabuze bitewe n'akazi nyine, hakazi umuntu abakora gushakisha nyine ya mibereho kugira ngo tutazababera imbwa. Murabizi ku isi ko iyo wicaye nyine ushiduka wabaye imbwa, waba ufite umurizo gusa niwagira umurizo nyine urabizi koko tuba turi abantu, ubwo bwacu bugaragarira mu bikorwa urumva. Ubwo rero niyo mpamvu naho ngaho tuba tuburiye rimwe na rimwe mu gushakisha kugira ngo mutazatubona uko nguko katubona uko tutari. Ako byibuze ikintu dushimira Imana, ndagufatishije uno munsi. Ndagufatishije uno munsi ndagira ngo tuganire rwose. Mbere na mbere reka manze guhereza ikaze mu muryango mugari wa TV3 Rwanda. Ndabashimiye namwe mudukurikiye kuri iyi channel TV3 Rwanda. Muri abantu b'agaciro cyane, dukomeza no kujya dusaba abantu akenshi bakomeza kutureba ku biganiro bitandukanye kujya muza tugafatanya, urumva tugaha abandimwe bacu ibiganiro nk'uko baba babidusabye. Urumva igihe nkawe washinze channel ufite aho twanyuriza ibiganiro nk'ibi ngibi byiza bifasha abantu, tugatwaza tugafatanya, nta mpamvu yo kwitinya ngo uvuge ngo ntabwo ndajya kuri kamera, ngo nta mpamvu. Ibyo bintu mubyikuremo mufashe bagenzi banyu, dutanga ubutumwa bwiza bwagira icyo bumarira abantu. Ase buriya nk'umuntu utinya kuba yajya imbere ya kamera, kuri wowe ubwawe ubona no kugira isoni cyangwa twabishyira mu cyiciro cyo kuba atari umusirimu? Akenshi no kuba sinzi niba umuntu yavuga neza ariko kudasirimuka nabwo mu mutwe bibamo. Hari ukuntu umuntu aba asa n'uwitinya muri we akavuga ngo umuntu uraza kumbona ubu nimvuga nabi, wenda hari ukuntu utazi no kuvuga wenda kuri kamera, uhure n'abantu wenda mukanasabana pe ukabona uranashabutse, ibintu byose ukabikora neza mu nzira abantu bahari, urumva. Ariko uburyo umuntu atakubwira ati ngwino mu ikiganiro, kuko ushobora kumva n'umuntu ikiganiro cyiza, inkuru nziza yifite n'ubuhamya bwiza bwagira icyo bumarira abantu, rubanda nyamwinshi batuye isi, ukabona ntiyashobora gufata kamera ngo aze agire icyo abwira abantu kandi ashoboye kubivuga ku munwa adafite kamera. Akenshi hari igihe usanga mu buzima busanzwe umuntu ari sharp, ariko byagera kuba hajemo ibintu bya kamera imbere yiwe rwose agateba nk'imbere biguye mu mazi agatitira. Turabizi bibaho pe, bibaho cyane ko ugera mu kiganiro ugatitira, ariko buhoro buhoro hari ukuntu uza bitewe n'inkuru yawe ukwimeza. Ubundi umuntu ufite inkuru ya nyayo ntabwo nta kintu kimutera ikibazo. Uzarebe nk'umuntu ufite ikibazo akavuga ati njye ndakijyana kuri RIB, byange bikunde ndakijyanayo, ntabwo atinya kwinjira nk'iriya miryango ya RIB ngo atange ikibazo cye, kandi akakivuga neza kubera ko agihagazeho. Wenda yafatiwe umwana ku ngufu, cyangwa se wenda ari guhuguzwa, cyangwa se wenda hari ibintu
atumvikanaho na famiye bari kumurya, bigatuma yinjira bitewe n'uko hari impamvu zifatika agiye kuvuga. Rero baba, hari ikintu impamvu nifuje kuba naganira nawe, hari ikiganiro wigeze gukora kuri YouTube channel yawe yitwa Ukuboko Kw'isi TV, urimo uravuga ku bintu bya mukorogo, ariko nabonye abantu batarabyakiriye mu buryo nyine, uburyo bagiye babyakiramo buri mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe ati uri kutwinjirira, abandi ati ntabwo bikureba. Ubwo usanga nyine hari abo byakoze ku mutima. Ubundi mbere na mbere kugira ngo utekereze uvuga ati reka nze muri kuri iki kiganiro runaka, ubundi kiriya kintu wagitekereje gute? Ubundi ikintu gisa nkaho cyakoze mu bantu kankunganire ntakugoye cyane. Cya kiganiro buriya hari ukuntu tuba dufite abakobwa beza mu gihugu, mbese ukareba hirya no hino ukabona kuko dufite abakobwa, urumva wamubona ku nzobe ye ukavuga iti umuntu ewana bye, urumva ati kiba yari nge yaremewe, nawe ukumva uramwifuje. Wamubona ku gakara ukabona ukavuga iti sawa, yes, ukavuga iti yakaba yari nge aremerwa, ukumva mbese rwose urabishaka, ushaka no kubyikubira deja kubera ubwiza bwabo, ubu nawe urabyumva. Kuriya rero kugira ngo biriya bintu mbikore, kiriya kiganiro ngikore, nigeze guhura n'umuntu, urumva ebana inshuro nyinshi, rimwe mubona afite agasura ke keza ukuntu ameze neza, afunze akeye neza, nawe uri kubona ko ari umuntu ukeye. Hashize iminsi mbona umuntu yahindutse, nkibaza uyu muntu yabaye iki? Ngira amatsiko menshi ndavuga mubaze, kubera ko umunyarwanda iyo umubajije ikintu, sinzi nimba ari abanyarwanda gusa, kubera ko ariho nkunda kuba ndi cyane, niho umuco waho wenda ndawuzi njya kuwumenyaho. Hari ukuntu mubaza ikintu akakeka kuri kumwinjirira, nk'ibyo ngibyo wari urimo kuvuga ngo ayo mavuta bigasa, n'ubundi babivuzeho bitandukanye muri comment zagiye zitambuka. Mu by'ukuri ntabwo wakwishimira ko umuntu wawe asa ntaho bireba, uravuga iti nibura mvuge andebe naba ariko ntavuze. Ubwo rero niho umutima waturutse, mvuga ni reka nze nkore iki kiganiro, kubera ko naramwegeye mubwiye ngo muvandimwe, amavuta kari kuguhindura, ko wahindutse utangiye gushishuka idura intoki ukuntu zabaye, wari mwiza nkubona nkumva nakuvugisha pe, ariko ubu dusigaye duhura nkumva nagukwepa, biri seriye, urumva bitewe n'ukuntu yatangiye guhinduka. Nshuti yanjye mbabarira rwose, ndi kubona ntabwo ari wowe tuziranye, warahindutse. Ibaze noneho nkibaza mbaye ndi umugabo we, ndi mu nzu kumwe nawe, urumva akantu ikintu cyambabaje kiranje. Ubu nakomeza nkihangana kuko nkamureba ukuntu asa, nkabyihorera nkijijisha, nkavuga ati none sinzi ukuntu mwe mubyumva, niyo mpamvu gufatanya tujya dufashanya, uze nawe uko byumva, utange ikiganiro, ujye ku Kuboko Kw'isi, habamo amanimero, ujye kuri TV3 habamo amanimero, uhamagara uvuga iti nanjye mfite igitekerezo, mfite ikibazo, mfite icyifuzo, mfite ibintu nageza ku bantu bakabyumva. Nk'ibi ngibi tuba tuganira, wenda hari babiri babyumva, nubwo bose wenda batabyumva, ariko nibura ukagira bufasha, birashoboka cyane. Narebye ziriya komenti zari zirimo bisa nkaho zikuvuguruza, ese niyo ziriya komenti uzirebye ntabwo zigutera ikibazo kumva ko nyine wenda ibyo wakoze utagomba kuba tena wabisubiramo tena ngo ubikore ukundi? Biriya bintu ntabwo nabisubiramo, nkurikije ukuntu nabikoze mbishaka, kandi harimo inyigisho ngewe nashakaga kugira ngo zigere kuri benshi. Urabona ko barumuna bacu baba bakiri hasi kurongora, bakeneye abagore. Urumva ngize amahirwe nibura nawe akayikubitaho inuza amaso akayireba iyo nkuru, buriya biba bishimishije cyane, kubera ko nibura ashobora kugarura umutima, atari yabyisiga biriya bintu watangira shishuke, umuntu atangire kumutinya, kuko erega ubyisiga nonaha nkuko nagiye nanabivuga, ejo ugahinduka, niko icyangiro kiba cyiza. None uko ubura ubushobozi, ari ukuntu uba ufite amafaranga nagiye mbivugamo, ukafata ibintu runaka, yego amavuta yawe utajya mu kavuyo. None se wikoreye igaro, ugiye kuvoma, ugiye gushakisha hirya no hino, urabizi ukuntu imibereho y'iki gihe isigaye iri, ugiye kwishakishiriza, wikoreye ibase, wikoreye ibintu by'imizigo, ugiye kwisiga mu korogo, tayari buriya wakishe rero, kubera ko ntabwo biriya bintu byakorana ntibibaho, urumva.
ariko nimba wifitiye amafaranga yawe isige mu rugo rwose, kuko na abenshi barazisiga, ba Shaddy Boo barazisiga kandi baranabyemera. ariko Sinzi niba kandi agakobwa kabyisiga akanabyemera k'akamama bita nimba ari Sani, Sani uramuzi? Sani ndamuzi Okay, w'umuhanzi. naho arabyisiga kandi akabyemera, uretse ko ubu ngubu nawe yatangiye kujya abyihorera, bagiye babimubaza kenshi, ibinyamakuru byinshi byarabimubajije bavuga ko ashaka kujya abyihorera kubera ko nawe yagiye atangira imirimo yo gukora amavuta, akajya ashaka ukuntu yabacangiramo amavuta yabagira akamaro. Ariko nimba ufite amafaranga isige rwose nta kibazo, ariko niduhura wikoreye ibase ukahampumurira, ya mpumuro yariya amavuta adafatitse, urumva ni ikibazo mani. Ariko Ni ikibazo kabisa. naje gusanga akenshi niyo ukoresheje nk'aya mavuta aba aciriritse, akenshi nibwo bikunda kugiraho ingaruka. Yes, ku bushobozi, iyo bigeze ku bushobozi ni handi uyisiga nyine, kubera ko bigeraho ukayabura, uko ugenda umanura ya mavuta yawe ubushobozi bwayo, none ukagenda uba mubi kurusha. Sasa uwagukundaga ntabwo aba akigukunda, nk'uko nabikubwiye ngo ntabwo twahuye bwa mbere mbona namuhunga pe, urumva ukuntu ayo byari byo, nta muntu wakwishimira kuvugisha umuntu usa nabi. Wapi Kino kintu nari nyikomojeho ni uko nabonye cyari cyateje saga ya hatari muri komenti, bamwe bavuga ati ngo uyu muntu arimo aratwinjirira, yego, ugasanga nabonye harimo n'abasore byagiye bikoraho, kavuga ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba iki, none ugasanga feedback zajemo ntabwo zaje ziri kuri side y'ibyo cyo wari witeze. Si ubundi wowe ubikora comment wari witeze ni izihe? Noneho tunguwe cyangwa n'ubundi wari ubyiteze? Yego, biriya bintu nari mbyiteze. Akenshi abantu ntabwo iyo uri kubagira inama ntabwo bose ariko bazumva, gusa nk'uko hashobora kuba n'ababyishimiye, urumva wenda atazi kwandika comment, birashoboka, bigashoboka akabirekera ko nguko, nabo tujya tubashimira nyine ababireba, ariko mujye mubyitegereza neza. Umutipe muri iyi minsi utangiye kujya asa naho ashaka guhitinga mu bintu by'ubutubuzi, bavuga ko atubura, njye sindamenya amakuru ye neza, ndacyayashaka, ubwo ningera aha ngaha nzayabaha neza. Impano y'Imana aratubura. Impano y'Imana, uriya muvandimwe muzarebe iriya sura y'ukuntu iteye, nimba koko uriya muntu nawe mumurebye afite amafaranga nibyo, ariko reba ukuntu nawe biba byamunaniye gukontorora iriya sura ye, mubona ukuntu n'ubundi byanga, biranaza kakaza moto kamukoroga. Ariko we arabyigarika akavuga ati reka ararengana, avuga ko akarengana, ariko abamureba neza tugahuza amaso gutya, uriya muntu arisiga arikoroga. Ariko ubundi si kubyigarika, njye nta muntu ndumva wemera ubwe ko yitukuza, ubundi abantu bose barabyigarika bakabyikuraho. Kuki none babikunda kandi babizi neza ko ari bibi? Nimba koko ari bibi akaba yabihakana, ari nayo mpamvu dushimira abantu babyemera, kuko buriya kubivaho biroroha. Umuntu iyo yemera ikintu kukireka biroroha cyane rwose. Nimba ubyemera ko wisiga aba ari byiza, ko umuntu ashobora no kubona aho ahera kugira inama. Ariko nimba umuntu akubwira ati muvandi watukuye rwose, ntabwo ari uguke, watukuye, wakabyemeye, watukuye, kandi umuntu akabikubwira ukamutarutsa, ubizi neza ko ubikora. Muvandi mwere kujya mwikoroga, mwere kujya mwiyica, naho ibya mpano y'Imana byo ndacyamushakishaho ndebe koko niba ibintu biriya bintu bamubeshyera, nimba uko kwitukuza yitukuza, nimba koko anatubura, ariko akaba ntawe umushinja, uretse ko wenda mu makomenti ye hari ukuntu bisangamo mu gihe yarantuburiye, ariko abanyarwanda ko tuzi ubwenge, kandi uriya muvandimwe buriya ngenda namwemera uruhande rumwe, akubwiza ukuri. Impano y'Imana, yego, uruhande rumwe ndamwemera, akubwiza ukuri, nuta umuntu wa mbere umutuburira, akaza n'uwa kabiri akaza ngo umutuburire, urumva. Ariko none se wowe ubwawe wemera ko ase ubundi wowe majoro azemera? Maje nzi ko zibaho, kandi nawe icyo mukundira ari muri ba bantu nemera batajya bahakana ikintu. Warakubwira ngo njyewe nkura maji, uretse na maji ati mfite ububasha bwanjye buri aho ngaho, urumva, nkuriyo, mbese ntabwo ajya atubwira neza ngo abukura, wakubwira ko ari impano y'Imana, ubwo nimba ariho yazikuye akaba ariyo yazimuhaye, nta kibazo, apfa kuba ntawe yangiza. Njye uruhande rumwe ndacyamwemera, kubera ko nimba hari abafasha, ukabona hari abonye numva benshi ngo yaguriye ibibanza
harimo ba Kanyombya, Kanyombya uramuzi Ikanyombya ntabwo ndamuzi. wamuyoberwa urumva, harimo hariho n'abantu benshi ajya afasha urumva. Ubwo rero amakuru ye neza neza ntabwo twayamenya, nta byinshi twamuvugaho, gusa uko biri njyewe uko mbizi, uruhande rumwe nemera ko hari ibyo yemera akavuga ngo ibi ngibi ndabyemera, ikibazo ahubwo gisigaye kuri we ni iyo mukorogo, ntabwo wari wayemera kandi urabizi neza ko wikoroga. Ariko noneho Imana twamumenye n'ubundi asa kuriya, rero kugira umenye ati ngo ni mukorogo cyangwa ngo ni uko n'ubundi asanzwe ameze biragoye. Yego rero aho niho ruzingiye, Yego. Kuko n'ubundi niko twamumenye n'ubundi yego ameze kuriya. niko twamumenye. Yego. Kandi na mbere ataratangira kumenyekana bigeze kuriya, iyo wamubonaga n'ubundi ubonaga asa n'uwitukuye, nimba ari ugutukura nimba ari N'ubundi wabonaga asa ukwikoroga, n'utukuye. ugasa n'ubona ko ari mukorogo, ariko mugani wawe tutagiye kure ntabwo Ariko wabihamya ijana ku ijana kubera ko ariko twahoze ariko mano tumuzi. y'Imana njye nabonye asa nkaho adatukuye cyane. Uribuka cyagiye turi mu kazi akatunyuraho ukuntu yari ameze, wabonaga adatukuye, ahubwo iyo agiye kuri kamera tubona atukuye. None Rero biba ntabwo bigenda ute? Aragenda akabanza akayikubita se ubwo? oya buriya wasanga ari edit, wasanga ari edit bakoresha zikamukesha cyane kuriya nyine ukabona mu maso yatukuye. oya abaye yisiga afite nta kibazo. Njyewe ntabwo buriya mukorogo nyangira abantu bashaka kwigereranya, ugafata runaka ugashaka gusa nawe kandi ubizi neza ko bidashoboka. Kuko cya gihe mano y'Imana cyagiye haba umukino wa APR na ETSR Rubavu muri stade i Rubavu, ukuntu nabonye ameze, nabonye n'ubundi asa nkaho adatukuye. Byari bisanzwe, byari bisanzwe. Ubwo rero none se tuvuge ko ariko asa, kuko niko tumuzi deja, nta mpamvu rero yo kumutindaho, bigaragare ko ariko twemeze ko ariko asa, ariko komenti ze inyinshi bavuga ko yikorose. Mano y'Imana cyagiye ku mukino ntabwo nagize amahirwe ko twakorana ikiganiro kirekire, twakoze akaganiro gatoya, asa nkaho arimo arakomozaho nyine ku bya match byabaye. Rero ntabwo nabihamenye neza cyane ijana kuri indi. Gusa iyo abyisize kuriya ayafite amafaranga ntabwo yabangamira. Burya umuntu ubangamira abandi ni wa muntu ushaka kwigereranya na runaka, agashaka nyine kubyisiga, agacika amanuza intoki, agacika umubiri, bitewe n'uko nyine nta bushobozi. Urumva yashatse kwigereranya, yashaka kwipasa muremure mu badashoboye. Biriya nibyo bibi cyane burya. Baba, hari umwe mu bakunzi bawe yatubajije ikibazo akinyujije kuri Instagram ya TV3 Rwanda. Yaratubajije ati se ko akunda kubona wishimye cyane. Urumva akunda kubona wishimye cyane, inshuro mumaze kuba mwahura ariko ntabwo murahura imbona nkubone, inshuro amaze kukubona we abona buri gihe iteka ryose uhora uri guseka. Yaratubwiye ati muzatubarize Baba, ese mu buzima bwe bwa buri munsi ni ikihe kintu kimushimisha gusumbya ibindi? Buriya ikintu gishimisha ibintu bishimisha umuntu aba ari byinshi, nk'uko yabisabye nyine. Buriya hari ukuntu umuntu agira ibyinshi bimushimisha, urumva mu buzima nyine bibaho byinshi, ariko ugatoranya nibura kimwe. Ikintu kinshimisha kurusha ibindi nkumva ndishimye nyine, nawe ukavuga ati uyu muntu arishimye, urumva. Yego. Kumuvuga iti abana nanjye ndaranduye ndishimye kabisa uno munsi, urumva. Ni ukubona ntambutse ku muntu, nimba afite n'igiceri cy'ijana nibura cyangwa cya senkani, nimba aricyo kiri mu mufuka, kubona nkimuhaye gutya nkavuga ati akira gusa, ibana numva aho ngaho ndiyiraha, mba numva ibana nabyibushye, urumva. Ahubwo wumva aribyo bya byatari uba wumva urimo, bahumva urimo. Ariko gufasha ni na byiza, none cyane cyane iyo ufashije umuntu ubishaka. Yego, umuntu koko, yes. None ikindi ugafasha kuko umuntu unabikwiriye. Ukwiye gufashwa koko. Buriya ndakeka uwo mukunzi wawe yasubijwe, abaye nawe abishoboye yanyigana nta kibazo, kuko buriya hari ukuntu nka bariya abantu basaba uruhande rumwe, aba yaramugaye, sibyo? Nawe ureba wa muntu ukwiye gufashwa, kuko buriya gufasha umuntu wifashije ntacyo uri gukora, nta nyungu zibamo habe n'aka gatoya. Uriya muntu ureba ikintu uri kumufasha rero gitoya cyoroheje kandi wowe utanabizi. Buriya hari ukuntu
umuntu akubahira. Agaciro k'umuntu ni ugukora. Gukora bibyara amafaranga. Iyo bibyara amafaranga abantu barakubaha. Uriya muntu rero ntago yakora. Ni mwe maguru ye, ni mwe maboko ye. Urumva rimwe na rimwe ni mwe mumutekereza kuko ushobora kuvuga ati uyu muntu arakennye, wanagenda ukamutekereza ukavuga ati kamuzanira agafuka k'umuceri tayari, kamujye kumugurira ivere y'umuceri tayari, aho arashima. Urumva niyo mpamvu rero iyo ufashe nk'icyo gikorwa kimwereka ukakimukorera, famiye zibona ko zifite umuntu burya w'agaciro wagabura. Nimba ari umugabo bakamwita umugabo, nimba ari umugore bakamwita umugore mu rugo. Kubera ko ntabwo waba umugore mu rugo uruwirirwa wicaye utabona n'ibyatsi muvuga ngo birandure. Urumva umuntu agira agaciro bitewe n'icyo akora, n'icyo amaze, icyo akora, icyo amaze. Yes, mujye mubimenya rero. Nimba mufashije umuntu, mumenye ko mumuhesheje agaciro, mutunyagira. Hari irindi jambo agize muri famille deja, bibaho cyane. Noneho rero ayo mahirwe mumuhesheje, namwe ni ukuvuga ngo isaha n'isaha muragenda mukazasitara kuri wa mugisha igihe mutazi. Haba umwana wawe usitariye igihe utazi, nawe ibyo bintu bikakubaho tayari. Mujye mukunda kubifasha, ntabwo ari ngombwa ngo muhe ibya mirenge. Kora uko ubishoboye kandi uha umuntu ikintu utazigera utekereza ko wigeze kumuha. Koresha uburyo bwose bishoboka, uhereza umuntu icyo utazatekereza muri wowe. Uvuge ngo ibi bintu bibaye igishoro, ni igishoro kubera ko uramuhaye. Ubwo ushoye kuba muremye nyine, urashoye. Gutanga ni igishoro abantu baba bakoze. Ubwo rero muri make njyewe nibyo nababwira, muzamurira agaciro abatishoboye bari hasi. Twabajijwe ibibazo byinshi mbere yuko tuza kuganira nawe, ariko byibuze turafata ibibazo by'ingenzi kuko abenshi hari ibyo bagiye bahurizaho. Ikibazo cya kabiri batubwiye ngo tuzakubaze, bati uzatubarize baba, ese mu buzima bwiwe amaze kubaho kuri iyi si, ni nk'ikihe kintu cyaba cyamubabaje cyane kikamutera agahinda ku buryo yumva icyo kintu kitakongera kuba cyabaho mu buzima bwiwe? Ibintu bikunda kumbabaza ni bikeya. Urebye ntabwo navuga ngo ni bikeya cyane, kubera ko ubuzima buri umuntu aba yarakuriyemo. Hari ukuntu ukura uri kumwe n'abantu bari capu, babashabutse ku buryo mbese nta mwanya baguha wo gutekereza akababaro cyangwa ibyishimo. Urumva ukaba mu buzima bwose bufata ibintu kimwe. Urumva nta burage mbese zirimo. Urumva nimba ari mu barara ukaba urimo ukahisanga, nimba ari mu bantu beza ukahisanga. Urumva niyo mpamvu ibintu bimbabaza ni bikeya. Urumva gusa bibaho mu buzima, ntabwo habura ibintu bikubabaza, ariko ni bikeya bibaho. Mbese nta kintu wakora ngo gipfe kumbabaza kinjyane kure bitewe n'ubuzima nagiye nkuriramo. Urumva nimba ukuranye n'abarara n'ukongera ukisanga mu bantu beza, urumva ko impande ebyiri zigiye zitandukanye. Urumva uwo muntu kugira ngo umubabaze, kugira ngo uwo muntu umubabaze biragoye cyane deja. Ikibazo cya gatatu yaratubajije ngo iyo uhuye n'ibigeragezo ugahura n'ikibazo runaka, ni gute ubasha kuba wagikemura kitabasha kuba cyabangamira undi muntu? Nawe yabajije neza icyo kibazo. Buriya hari ukuntu ibintu iyo bikubanye urusobe mu muntu uza mu mutwe, ukurikije za mpande ebyiri nakubwiye, buriya hari ukuntu ugenda ukicara ugatuza mo gakeya, ugatekereza byihuse. Niba ukareba icyo kibazo cyabaye nkiteje, cyangwa uwagiteje we byari biturutse kuki kugira ngo bibe. Urumva ubwo rero nimba ibyo ngibyo, niyo mpamvu wicara ukabiturizaho gake, ugahita utekereza umwanzuro wo gufata kugira ngo udahubuka ukagira ibyo wangiza, ukagira nabo ugirira nabi. Yego ni uko nguko mbese ibintu umuntu abikemura, ukabikemura umeze neza cyane rwose utuje. Ikibazo wenda twasorezaho ku bibazo ni byinshi, ntabwo byose twabibaza. Uyu nguyu yitwa Janine yaratubajije ati iyo ubonye akanya ko kuruhuka ni nk'iki ukora? Buriya kuruhuka biterwa n'ukuntu washatse kuruhuka. Burya umuntu ahitamo kuruhuka ni kwinshi. Hari umuntu ushobora kuruhuka avuga ati ngiye gusoma icupa. Urumva nanjye sindicikwa, ntabwo warincikana. Urumva ariko buriya hari ugira umwanya akavuga ati kanzenge ku mazi ntembere. Gusa kuruhuka ntabwo bikunda kumbaho cyane. Urumva kubera ko n'ubundi mu buzima ntabwo nkunda kuvunika cyane tena.
yego ni ibintu njyanisha byombi, niyo mpamvu kuruhuka ntabwo navuga ngo ndaruhuka kubera ko n'ubundi simvunika cyane, nirinda ibintu bimvuna cyane kugira ngo wa mwanya wo kuruhuka nibura nimba byanashobotse njye ku mazi relaxe, nimba hari umuntu umbwiye ati muvandi ngwino hano dufate akantu, urumva ubwo naho nkahafatira akaruhuko koroheje, ubundi gahunda zikagenda uko umunsi ukaba uratobotse. Reka dusome ikibazo cyiwe, yarakubajije mbese ngo ni ikihe kintu abantu bashobora kuba bakwibeshyaho? Kunyibeshyaho rimwe na rimwe abantu bashobora kunyibeshyaho ko ndi umunyamujinya, bijya bibaho ko njye ngira amasura nk'abiri, hari ukuntu nzinduka ameze nabi mfite umujinya n'umushiha, urumva yego ibona nkazinduka namesha, urumva ku buryo umuntu ukavuga ati mani, urumva noneho rimwe ukongera ukabona nongeye natuje muri bya ndi nkubwira ngo ugenda relax, ubundi mu buzima ugenza gake ibintu, noneho kwa kundi kugenza gake ukongera ugahita utekereza ukoza ubwonko, buriya uri gutekereza ukuntu uhumeka gake, ugahumeka gake ufite umujinya, ukirinda kuvugana n'abantu cyane, kandi abo wisanzuye ukababwiza ukuri ukabwira ati ntabwo meze neza, munyihanganire, sorry ndabasabye munyihanganire. Ibyo bintu birafasha, yego ko bituma wa muntu avuga ati koko buriya yazindutse nabi, cyangwa se hari uwo bangu yaramutuka. Ibyo bintu mujye mubikora cyane, nimba umuntu mwisanzuranye mubwira ati ntabwo meze neza mu mutwe, nibura nakuvugishije neza urinde kumpa amagambo menshi, ibyo bintu biravura. Noneho muri wa mwanya wundi ibyo ngibyo birangiye, urahumeka, iyo urangije guhumeka neza nabo babibonye ko uri muri ka gahinda watewe n'umuntu wenda mwahuye akubwira nabi, cyangwa se wenda wavuye mu rugo hari ibyo upfuye n'umuntu nk'abagira abamama wenda bagashwana, wenda bapfuye nk'ikintu runaka bavuye kumukerewe, urumva bakabipfa mu gitondo akabyuka namesha, urumva iyo muhuye urumva nawe yakubwira neza, ubwo urategereza akabanza agacururuka akaganira, agomba kubanza gucururuka kugira ngo ubundi akenshi umuntu afite uburakari avuga nabi kandi nawe atari we avuga nabi, niyo mpamvu guhita nawe umwuka nabi, ahubwo mujye mubyirinda, ndabibabwiye nura n'umuntu akakubwira nabi ujye urinda guhita umusubiza nabi, hari igihe aba yahuye n'ibisitaza bituma, cyangwa se yagize n'inzozi mbi, hari ukuntu umuntu agira inzozi mbi, ibyo bintu sinzi nimba mujya mubyumva mubyemera, hari ukuntu umuntu agira inzozi mbi akirirwa afite mesha, ariko iyo utuje gake usubira muri mudu, ibyishimo bikagaruka, nimba na bagenzi bawe bakuza ukuntu uteye mu kanya ukongera ukagarura nibura isura yawe ya nyayo, ubundi bakakubaza ati muvandi wari wabaye iki, yawe ari byiza cyane. Burya hari undi watubwiye ati ngo uzambabare ngo umumbarize, ese ko mbona ngo asa nkaho akora ibintu byinshi bitandukanye, ngo ni gute abasha gukontorora igihe cyiwe kugira ngo ibyo yapanze byose abasha kuba yabikora nk'uko yabipanze? Wiha gahunda, buriya ubishoboye, ku muntu ubishoboye wiha gahunda. Urugero nimba ufite akarore wandikaho ibintu byawe, ukavuga ko nka isaha runaka mu gitondo nimba hari icyayi gihari, nimba ari ibyo kurya bihari ndabirya njye mu kazi, iyo rore y'umunsi ikaba irarangiye, nimba mvuye mu kazi ninde dufitanye gahunda, kugira ngo nabo utaza kumwicira gahunda kugira bikaza umwanya ukazakubana muto utamwitayeho akakureba nabi, nabyo ukaba wabyanditse avuga ati saa 12 runaka dufitanye gahunda, dufitanye ikiganiro, urumva yego, ubwo mu rwego rwo kugira ngo utica gahunda y'undi urabyandika, ubwo nuko nguko umuntu afasha umunsi we kurangira neza, ukandika utuntu twawe binafasha gutuma udahemuka, kuko gahunda yose waba ufite atari yo gufasha abandi gushyingura, wenda hari umuntu upfuye bitunguranye, uburyo iyo mpamvu urayibwira mugenzi wawe akayumva, buriya kutubahiriza gahunda nabyo ni ibintu bibi bitagira aho bihurira n'umuco. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mujye mwita ku bintu byanyu, nimba ufite uburyo wandika utuntu twawe twandike, ubwo natwe niyo gahunda tugenderaho kugira ngo umunsi wacu ugende neza, tubane n'abantu tudasunikana bigiye kure, n'ubwo ngo ntazibana zidakomanye amahembe, niko baca umugani, n'ubundi ntazibana zidakomanye amahembe. Yego, ubwo nyine gusunikana n'abantu ntago bibura, ariko buriya hari ukuntu usunikana n'umuntu hari impamvu ndende yatumye icyo kintu kiba, nawe akabona kuko wakabije. Yego, ubwo rero muri make iyo ufashe gahunda ukandika utuntu twakadushyira kuri nani y'umunsi, ukavuga ati uno munsi saa moya ni ukujya ku kazi, ni ukurya nkajya ku kazi,
saa 12 mfite ikiganiro kugira ngo uticira umuntu aho ukirirwa umwicaje ahantu urumva, yego ubwo nyine ukagenda ibintu byawe ukabishyira kuri gahunda neza. Ibyo nibyo bidufasha rero ku munsi, kuburyo ntabwo waza kumvangira ibintu njyewe napanze rwose, abanze buriya muba munanze, ntabwo waza kumvangira ngo yewe ngo tujye kuri brasserie ngo kurya ifi, tujye ku mazi, oya ibyo bintu ntabwo nabivanga. Nimba ari gahunda nagwaye ngo turakora ikiganiro, ubwo ni ikiganiro nyine, nta kuvanga ibintu. Nibyo bifasha kugira ngo ibyo ngibyo nibyo bigufasha kugira ngo yes, kuba wakoresha igihe cyawe neza neza ikibazo rwose. cya nyuma ari nacyo nsorejeho, bakubajije ati ese inzozi zawe ni izihe? Buriya kubera ko abantu bagira inzozi nyinshi zitandukanye mu buzima bitewe n'iminsi n'ibyo urimo n'ibyo ukeneye kugeraho, gusa aba ari byiza kugira ariko n'umuntu ashobora kuba yarashingiye kuko yambwiye ko akurikira channel yawe ya YouTube yitwa Ukuboko Kw'Isi TV, ashobora kuba wenda yarabajije wenda mu cyimbo cyo kubaza se inzozi zawe nyine kuri urwo rugendo watangiye zaba ari nkizihe? Yego, nk'uko yabivuze rero nyine umuntu agira inzozi nyinshi mu bintu bitandukanye, kandi umuntu burya avize ahantu hari inyungu. Akenshi ibi ngibi tubikora kugira ngo tubone koko nimba hari inyigisho dutanga hari icyo zimarira abantu. Uko mugenda mutubwira ko bibagirira akamaro, tuzakomeza rwose nta kibazo, izo nzozi turazifite zo gukomeza. Ariko mu gihe mubitweretse mubikuye ku mutima, urugero urumva ntawe ufite nk'icano yawe TVC Rwanda, urumva motivation ivamo ku bantu bakubwira ati kuraje muvandimwe, komereza aho ngaho, burya nibyo bituma ukomera ugakomeza. Ubwo rero niyo mpamvu nk'ubu nawe wambwiye ati muvandimwe ugomba kumpa ikiganiro, umva njyewe ndahari, n'ubutaha ntunkenera uzambwire rwose, ntabwo narumva nta na rimwe umuvandimwe yaza. Igihe kimwe hari ukuntu umuntu nk'aba basitare bacu araza ukamubwira ati muvandimwe nshaka kumpa ikiganiro, akabwira ati channel yawe yubatse gute, akabanza akayiperereza. Yego, akayiperereza ati yewe ana uracyari hasi muvandi. Ikibazo rero kiba icyo ngicyo, ntabwo umuntu avanwa hasi n'undi. Nibyo narindi kukubwira rero, ni gusobanurira buriya kuvana umuntu hasi nk'iyo channel ari kubibona koko kiri hasi, kandi afite ububasha n'ubushobozi bwatuma igira aho igera, urumva, akaza agatanga ikiganiro nko kuri iyi channel yawe, abafana be abamukunda bakamwishimira nyine, bagakanda nka subscribe nyine, nibyo twifuza. Namwe mujye mureba ibiganiro rwose, mujye mukanda subscribe. Hari n'igihe ubutazi naho iba cyakora, birashoboka cyane, ariko nta muntu ujya kubwira ngo nkandira ngo maze bayishyiriramo. Ariko ubu ngubu abantu bamaze gusobanukirwa uburyo YouTube ikora, abantu benshi bamaze kubisobanukirwa, wenda nko kutayikanda ni uko wenda ibyo ukora ntabwo biba byamunyuze. Ahari wenda sibyo, birashoboka nk'uko binamunyura akaba atazi ahantu bayikanda. Njye ni benshi bambwiye ngo birashoboka ko wenda bishobora kumunyura, ariko nyine wenda we atazi akamaro ka subscribe. Yego, icya mbere icyo nicyo, kandi subscribe igufasha kujya ubona ibiganiro mugenzi wawe ashyizeho, nimba hari uturi bisacinga ngo ujye kubishaka. Yes, ntabwo uri kujya kubishaka, urumva, ntabwo ari ngombwa ngo ujyemo kwandikamo ngo Ukuboko Kw'Isi cyangwa ngo TVC Rwanda. Wowe ubona notification y'akantu kaje muri telefone yawe ngo kakidunda, ubwo tayari ugahita ufungura ikiganiro ukakireba. Ubwo rero niyo mpamvu akamaro ka subscribe mujye muzishyiraho, muzajya mukamenya rwose. Nk'uyu muhungu wanyu mujye muzimuha abahanzi namwe, mu gihe umuntu ababwiye ngo ngwino ikiganiro, ntukavuge ngo ibintu bye biri hasi. Ujye wibaza ukuntu utangira hasi nyine, nawe ntabwo waje ngo uhite uzamukira kimwe, wahereye hasi. Kandi none nawe mu rwego rwawe hari abakwimakura, muri hari byinshi biba biriho rwose. N'ubundi mu kunyima ikiganiro aba afite umuntu nyine umuri hejuru nyine batagira icyo baganira. Yes, kandi none uko bakwimakura ukababara, niko nanjye nyimye ikiganiro burya ndababara. Ubuse kare wowe wakamfashije nyine, umfashije iki? Nawe rero barakwishura, urumva kuko isi niko iteye. Icyo ukoreye umuntu
nawe nicyo ukorerwa n'ubundi nawe muvandi. uba ugomba kuba Mani wakishyurirwa, niko nawe niba ukishyurwa na ufashije umuntu nawe uzafashwa cyangwa abazagukomokaho aba ari bo yes bahura n'iyo neza. yes bagahura n'inyungu z'ibyo wakoze. Yego. Niko bimeze. Fasha abantu rero utarebye kuri byinshi ngo ndi umuhanzi ngeze kure, urumva ababikora akajya ku ma YouTube channel y'abandi akabaha ibiganiro, turabashimiye rwose, mujye mukomerezaho. Ntabwo ni byiza, ni byiza. Ntabwo wabwira umuntu ngo ibintu byawe bigeze he ngo ngufashe. None se ubushaka kumfasha nkomeye, urumva sigasira nyine undembere nk'umwana, agahakana k'agahinja barakarembera bakagasigasira kagakura, urumva kaba umuntu w'umugabo, kandi yakuze ntabwo yibagirwa runaka wamufashije. Ntabwo bibaho ibyo bintu, biragorana kuba yabyo wenda abyibagirwa nk'umuntu, kubyibagirwa wenda mu kanya gato, ariko iyo ari ubwenge n'abantu turahinduka turibagirwa. Ariko nibura ntagabura n'umuntu umubwira ati we witonde buriya. Abanyarwanda sinzi ukuntu bajya baca imigani, ariko nayumvisha ibugoyi ngo baravuga ngo ngo nama by'ukurya ngo ntayi, urumva niko bajya baca imigani, urumva ngo nama by'ukurya ngo ntayi, urumva nimba nayo uri kurya, nimba nayo uri kurya, nayo uri kurya nayo mbiciye nabi, nayo uri kurya naye, kubera ko inkomoko yaturutse kuri uwo muntu. Imigani abantu barabyuka bakayihimba. Yes, urumva ariko mugani nagiye nkumva na kera, urumva buriya ni ukuvuga ngo hari ikintu aba yarafashije wenda wowe utazi, ariko ukiryaho n'uwo munsi, urumva ariko wowe ukaba utabizi. Abahanzi rero nimwe turi kubwira rwose, mujye mufasha. Nimba umuntu agusabye ikiganiro n'undi muntu wese, dore iyi mikoro irakangana pe, ntabwo nabaseka. Nanjye mbere igihe ntaratangira kujya nyikoresha cyane narayitinyaga, nkabona ari ibintu nyine umuntu akora bya danje, ariko ubu urumva gake gake uko uzi uyikoreraho buri gihe uvuga ati ikiganiro nanjye ntinyuke mvuge ibintu biriho. Nimba ndi gushwana n'umugore wanjye, uretse ko ntabwo tubabwiye ngo mukora kasabe muze musenye abantu b'abandi, urumva mujye muza arenganisha abantu bakurenganya ari babiri batatu, aza nawe uri inshuti ye. Wagize ngo abantu bakwicara, wagize ngo bapfa kubacika. Ubwo rero nta bintu byo kuzana ubusabe, ibintu twagiye twumva ngo kuriza abantu, iriya tekinike ngo yo kuriza. Hako niba mubona byarya ndamuzajye mubiduha, muze hano ku kuboko kw'isi cyangwa TVC Rwanda, murire rwose murire. Urabona ko nasabe karaje, sibyo? Wenda natwe tuzagira aho tugera, tujye tubihagarike, urumva. Ariko nimba kurira koko byabamo, muza mubitubwire mubiduhe, ntacyo bidutwaye. Murungi Sabine murungisha murungi, ariko ubundi ngo aherereye ko ndi kuba ari nk'ishumi yawe mani. Yasabe ntabwo murungi Sabe koko mperuka kumva karwaye, gusa ngewe gusa wihangane, ntabwo ari ukugukiniraho. kandi oya Sabe ashobora kuba yari ikibazo cy'uburwayi gitunguranye bigahurirana na biriya bibazo bagata babitangirizaho. Ariko nigeze kumva hari agahungu gashaka kubyishyiraho, kwishyira ku muriro, ngo niko kagiye kwinjirira ahantu wamusekirite. Yego, ubu nawe barabyemera, wamusekirite wo kuri Onomo. Yego, ariko ubwo nawe uri inshuti, ubwo wabyemera tu, ubwo warabyemeye. Ngewe bitewe n'ukuntu wenda Sabe ntabwo tekinike Sabe, ariko buriya byabaye Sabe tu nyine nakundi nyine, urumva burya kubera ko nyine Sabe nta bimenyetso bimuvuguruza afite. ubu ngubu inkuru nyine ni uko uriya ni Sabe. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo urira nabi uriye busabe. ahubwo umuntu ashobora kuzavunika arimo arasimbuka umugozi bagahita bigeka kuri Sabe, avuga ati ni Sabe byanga byakunda. ubu tekinike iriho ngo ni y'ubusabe, mbese ntawe gupfa kurira akantu ko wiboneye. Oya ntabwo byakunda. ubwo rero nawe ntabwo tumukiniyeho nyine, ariko ibiriho biravugwa nyine. Gusa nimba nawe azi ko atari byo, ntibizamujya bimucira urubanza, ajya reka bavuge ku isi niko bimeze. kandi ntuzajya ukangwa n'icyo utakoze. burya nimba uzi ko atari wowe, nta kibazo rwose wirirwa ubigiraho ibibazo birebire, nta n'impamvu yo kwisobanura binini. ariko uzivuga, uzabwira abantu rwose pe, uzaza wisobanure ku bantu bamenye ukuri kwawe nyine, uzagira ibyo ubabwira. Yatangaje ko azagaruka vuba ngaha mu kwezi kwa 10. niyo makuru ahari, bitarenze tariki 28. ubwo nyine rimwe azashaka ukuntu nawe azaba yagarutse mu kazi. Okay, uranakumbuye muvandi, ariko biriya bintu rwose nimba n'uwo muvandimwe yarakwitiriye bikaba,
ariko se ubundi we yagiye kubikina mu buhe buryo buriya byaba bitewe n'iki ubu ikintu kiriho kiri kwibazwa na benshi mbese bari kwibaza ko Sabe yakoraga ibiganiro byibanda ku gitsina gore ese nyine azaza anahinduye umuvuno cyangwa ahubwo azaza yeronyemo imbaraga ikibazo rero kirekire buriya ari ukuntu ugera ku kantu nka kariya kakubaho ukabura ibyisobanuro kabisa mbese gusa abantu bagiye bamenya inkuru zitandukanye abamwangaga hariya niho yaboneye abanzi n'abakunzi buriya nibyo tubabwira ni ku isi iteye rero buriya iyo uri umuntu ukunda kurakara ubusa buriya hari ibintu njya nkunda kugerageza ku bantu rimwe na rimwe nkafata umuntu nkamwiyenzaho nshaka kureba uko ameze ariko nta bugome burimo twahura yo nkwisanzuyeho ariko nkuziho akantu ko kurakara nkashaka ukuntu ntakureba ukuntu kugira ndebe ukuntu uritwara uburyo kiri umuntu ashobora ndeba ukuntu ateye nka bimwe twari turi kuvuga hari ukuntu uhura n'umuntu nyine yarakaye noneho ukamworohera noneho hari ukuntu umuntu aseka ukazanamo nk'ijambo riraza kumwumvisha ko ibintu arimo ari ubucucu urumva ugira umuvange mbese ureba uko ameze iyo abyihanganiye uravuga ati uyu muntu uzi ko nshobora no kumuvuga nabi akaza akambaza impamvu mu buzima busanzwe hari abantu badakunda ibintu bya joke yego ushaka kubwira gutyo uri muri joke abantu ugasanga we abifashe mu bundi biri seriye akabigira seriye ariko nanone hari abantu no mu buzima busanzwe usanga batazi kuganira batazi kuganira icyari cyo no kuvuga ngo rero iteka ryose aganira mu mvugo isa nkaho nyine zidakwiye yes ariko bitewe n'ahantu umuntu aba yakuriye nabyo byandi twaje tuvugana kare hari ubuzima umwana wawe ashobora gukuriramo cyangwa umuvandimwe wawe ukabubona ko ari bubi ariko pe ubuzima bwose umuntu akuriyemo burya ukabona arabumerise wamwihorera akabugumamo urumva kugeza abuvuyemo akajya mu bundi nk'ubu hari nk'umwana uva nko mu rugo nk'aba bana bakunda kugenda akavuga ngo njyewe mu rugo birirwa barwana urumva ugahatiriza kumusubizayo urumva none umusubijeyo cya kibazo afite ntacyo gikemuyeho urumva umusubije muri ya famiye n'ubundi atinya ko bahora barwana urumva mu gihe nimba hari ukuntu wowe wamufasha aza kurire mu bana bawe birashoboka kurana umuco muzima pe kubera ko icyo abahunze mu rugo ni ya mirwano kandi we ntayishaka burya ajya guhunga ari uko atabishaka ibyo bintu burya ntabwo aba abishaka nta nubwo aba yifuza ko bimubaho deja uvuga ngo rero ahubwo wowe kugira ngo nimba ushaka ko kumusubizaho ngo akurire mu miryango kandi ukabura iyo mbungenge ari kubwira utayikemura nyina na se n'ubundi ari imiguru kubizi ugize neza ukamushyira mu bana bawe burya nuko nyine nabyo biragora kurera umuntu utari wawe biragora bikora abagabo abantu mu bikora dore tugize gutya bamuri intwari cyane hari igihe usanga umuntu yifitemo muri we ikintu cy'urukundo ku buryo atita ngo n'uwanjye si uwanjye akaba nyine nawe yamukunda yego uwo muntu rero buriya aba yubatse ikintu gikomeye kubera ko iyo akuriye muri uwo muryango we witonda ugerageje mbese ko burya nta muntu wambwira ngo aritonda ku isi ntabwo bishoboka ntabwo bikunda ahubwo habaho nyine kuba bimwe kuba hano ukagerageza bimwe twavugaga byo kwikabarira mu mutima akabyirengagiza kuko nyine ababona n'ubundi kubishyira hanze n'ubundi ahubwo birongera ibindi birongera ibindi bigatuma bimwe nyine asanga nyine abigumanye ahubwo we akaba yakwirinda icyazatuma byongera tena kubaho ubutaha yego impamvu yabiteye agahita yihagarika mu buzima ubwo ni ukuvuga ngo uwo mwana ikintu abamufashijeho cyiza ni urugo rwe rw'ejo hazaza urumva we yubaka umuryango muzima atinya bya bindi yabonaga iwabo n'ubundi kuko iyo abikuriyemo none uza agashya kaba akenshi akura ari umurakara ari byose gusa papa yakwitaga mama umugore we famiye ye umuryango we uba ufite ibibazo umuntu ukuriye mu muryango wirirwa mu guhangana hari ababyeyi rero batajya bihishira ibintu byose bakabyereka abantu urumva biriya bintu ni feke cyane pe biriya bintu bituma umwana abikurana kandi hari igihe usanga umwana akuranye nk'ikintu cy'ihungabana none bikagira n'ibintu byazamwicira mu gihe cye kiri imbere ugasanga nk'umwana akuze iwabo bakunda kurwana hari amakimbirane ya mama na papa we none bikazatuma akura atinya gushaka kubera ko nyine yumva nawe bishobora kumubaho cyangwa se byanaba agashaka agahora nawe azi neza ko urumva umugore abaho ari uko akubiswe
Yego. urumva Inone utwana imibereho myiza yatwo nuko turara mu mabuye, urumva nuko tujya kurara ku muhanda, akaba ari byo akura azi kubera ko nawe nibyo buzima yabayemo. Iyo bashwanaga akarara ku muhanda. Nk'ababyeyi bafite indangagaciro niyo bagiranye amakimbirane birinda ko abana bakiri batoya babimenya. Ibyo rero nibyo nigeze kujya gukoresha umumama ahantu ikiganiro muri Nyamyumba. Muri Nyamyumba ambwira kuri icyo kibazo, uburere neza neza buruta ubuvuke. Kurera burya aho kugira ngo ubyare umuntu utazarera wabyihorera. None se umuntu nimba mubyaye abana 7 muri mu ntambara za buri munsi nta munsi muri mwagira agahenge ngo mubane neza abana babibone nibura munishime. Iyo habaye agashya urumva? Yego. Ni kwa kundi umwana abona iwabo umunsi wije batarwanya, ubwo aho ababonye agashya ni handi ashobora no kubyibaza ngo ariko se mu rugo ubu babaye iki, akumva biramutunguye cyane akaba yanakeka ko yayobye inzira, avuga ati mu rugo se bariyo, kubera ko iyo kavuye mu byako gukina gasanga bari gushwambagura, akumva ntabwo hari intonganya biramuca, ariko nyine yumva bisa nkaho bimutangaje. Abana bibagiraho ingaruka. kandi ibyo warumbaje, cya kibazo warumbaje cyuko ngo abana hari igihe gutya nyine usanga nk'umwana we akuze hari ibintu atinya, yego, bikaba byamufungira inzira, yego, z'ubuzima, yego, zigiye zitandukanye. Kuko akenshi iyo ukuriye mu ubwo buzima nyine ari byo twari turi kuvuga, ninde waguha akazi we? Ashobora kuguha akazi wagera mu bana be, urumva, kubera ko nta mutekano wigeze ugirira iwanyu muri famiye yawe. Icyana cyiza inkonji, urumva, ntabwo rero watuma umwana wawe bamukubita kabiri, uramwirukana. Uramwirukana, urumva, yego wenda uhombye umuntu wagufashaga imirimo igiye itandukanye, ariko n'ubwo wirukanye nawe ahombye akazi. Noneho n'ababyeyi be bagize ingaruka z'uko ntacyo umwana wabo azabamarira. Kandi akenshi hari igihe uba usanga mujye mukina n'ibyo mutazi babyeyi. Hari igihe usanga udahombye akazi konyine, ahubwo ugatakaza n'igihe uri ahantu barimo barakugorora. Uretse n'ibyo ngibyo, nta mwuzukuru muzima uzigera uteganya kugira, biragoye, kubera ko ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Biragoye mu gihe ufite imyitwarire imeze gutyo idahwitse mu muryango. Ariko akenshi ibyo bintu ntabwo biza umuntu akuze, ariko ahubwo iyo uperereye usanga n'undi byarahereye akiri mutoya. Wenda nuko mbajije iki kibazo ukiri muto, sibyo? Uri umunyamakuru ukiri muto, ntabwo ibyingo ntabwo urabimenya. Nzabikora mu kiganiro cyanjye, wenda mbivimuzi, urumva. Ibyingo ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Nkanjye ujya gukora ikiganiro rimwe na rimwe mu ngo z'abantu, nakubwira ubuzima barimo, urumva, kumva ni hatari, urumva, kavuga ati dore nkawe ushobora kujya gukoresha umuntu ikiganiro ugahita uhagarika gushaka ukavuga ati kambe byihoreye nimba ari gutyo bimera, urumva, kubera ko wowe ugize amahirwe yo kuganira nawe. Ariyo handi nakubwiye ngo umuntu ufite ikibazo arirekurana n'ubwo umenya amakuru ahantu ari kuyakura, urumva. Njyewe umugabo aranzengerera, ntabwo abashaka kumvyarisha buri munsi, ntabwo ambahira, none se ubwo ndabigenza gute? Urumva, ibintu nk'ibyo akirekura kiva inyuma, none akubwira ukuntu amapambano nyine aba ameze mu nzu, urumva. Hari igihe bikubwira rwose ko n'ubundi uba utarahura nabyo, kumva n'ubundi rwose asa nkaho ari ikinamico imbere yawe. Yego, wowe burano ukuri, urumva. Ariko uko ugenda ukoresha 2 3, burano uko utari wahura n'abantu batari bitinyuka, ngabona turi kubabwira ngo mujye mwitinyuka muze mutange ibiganiro. Ushobora gusanga umumama yaragiye yarazonzwe n'ibibazo mu nzu, none iyo ageze hano arahumeka, aravuga akavuga ati nk'uyu muntu ibintu byose yarabibanye. Kandi noneho ikibazo cyaba hari ukuntu avuga ibintu akagira abafasha, urumva, aravuga ati nimba kari akantu karamubayeho katewe n'iki ngiki, urumva, aka kantu kabaye kubera iki, cyangwa wakirinda. Ariko nanone hari igihe bigatuma, hari igihe usanga akenshi igitsina gore ni abakinnyi beza cyane,
ashobora kuza agakina ikinamico rwose ukabona ko ari inzirakarengane, oya bibaho cyane urumva kandi wakurura amakuru nyine impamvu nashatse ugasanga niwe ntandaro ya byose. impamvu nashatse gukuramo ikiganiro cy'abantu bakuru nuko uracyari umusore, ntabwo rero nubwo utari umwana uta umutsima urumva uracyari umusore, ko kubikuganizaho cyane nabyo byatuma wanga urugo, urumva hari abantu bamwe na bamwe batuma abandi banga ingo ukanga gushaka, urumva biturutse ku biganiro bibi wumva. Ubwo rero ibi ngibi tuzajya tubikorera isesengura, nshaka kuzabikora isesengura mu kiganiro cyanje, urumva bikorera isesengura uko ingo nyine zimeze, urumva rimwe na rimwe ukabiva imuzi, urumva rero icyo ngusabiye ntabwo nshaka ngo uzajye ukoresha abantu bafite ibibazo by'ingo cyane, nubwo tuba tubakeneye nyine, ariko guhura nabyo kenshi my friend bigutera ikibazo. umva mbese nakubwira ngo ikibazo sinzi ukuntu bimera, iby'ingo ni danje. Ariko nanone ku myaka yacu tuba dukeneye kumvamo dukeya tubafasha ubundi buryo umenya ko nyine ibyo bintu birashoboka, nkiri muto kugira ngo uhure nabyo ntuzumve ko nyine byacitse. Hari ikintu kijya kibaho, ibintu uvuze nibyo, ariko ntacyo nzabikora mu kiganiro, uzajya urajya ku kuboko kw'isi ubyumve, sibyo? Hari igihe kimwe bari mushaka ibiganiro by'isanamitima nyarukire kuri Ukuboko kw'isi TV mukande subscribe kugira ngo mubashe kubona ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Yego, mujye kuri TV3 mukandeho, mujye muvuga TV3, dore icyo kirango ni ikinyamahanga nyine tu, mujye muvuga TV3 muyandike kuri YouTube TV3, uyirebone, mukande subscribe, ukande like, urumva umuhungu wanyu mumuzamure, urumva akura ameze neza, namushiha n'umujinya avuga iti kuko ndi mu bavandimwe, urumva nawe yisange mu bantu bakomeye kumuzamura. Yego, nimba hari ufite ikibazo azakivuge, nimba ari umuhanzi ushaka kuzamuka nawe yamufasha nyine akajya aza agatanga ibiganiro bye, akabwira abantu ko intego ze n'ibyo akeneye kuba yageraho nyine muri iyo miziki. Hari abantu baba bamuzi bakeya, urumva akamufasha kugira ngo nimba arebwa na 2 babe 5, urumva cyane rwose, bitewe n'ukuntu witwara mu kiganiro, ikinyabupfura ugira mu kiganiro n'icyo bakuziho. Yego, urumva burya nicyo gituma ibintu byawe babikunda, ntabwo ibintu byawe babikunda bakuziho ubucucu bwinshi. Burya no kwitwararika mu bantu biba bikenewe, ni ingenzi. nibaze twubakire muze rwose, ico ni mwebwe nayikoreye na yego niko bimeze. Muze mufatanye n'abanyarwanda bagenzi banyu, urumva mukore mugiraho mugera, urumva nimba ufite ibicuruzwa byawe ngwino umwegere, ubuki nshaka ubinkorere gutya, ube wamfasha, kabone wenda uzwi na 5 urebe ko wamenywa na 7. kandi hanze hari abantu bafite ibicuruzwa na serivisi nziza cyane, bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ibicuruzwa byabo cyane rwose. Nihaza ngafate n'uyu mwanya nkababwira iti rwose ngiye bikinzanye ni ugukorera ibicuruzwa byanjye kubyagura mu isoko nkoresheje izi TV zacu nizanyerega. Ntabwo ubuse ngewe nanjye nigo mu mwanya ndavuga iti kanze mpereze umuvandimwe ikiganiro nkuko yakinsabye, agakinsaba ikiganiro, ariko ubu nizere ko nguvuyemo ideni mu bandi. Ubwo rero n'abandi murabona iki kiganiro mukumva muri mideni byo kuha umuvandimwe wanyu ikiganiro, umunyarwanda uri kwiyubaka, uri kuzamuka. Muze dufatanye twubaka abanyarwanda bagenzi bacu, urumva. Yego, umuhanzi ukibona uvuga iti uyu mwana ndamushaka muhe ikiganiro, ni umusore ni mukuru, nzamubereka rimwe mu kiganiro, nzamuzana mu kiganiro cyanjye ariko iwanjye, urumva mumurebe ibintu nk'ibyo. nzaboneka kuri channel yitwa harya channel yindi yitwa gute yawe? Oya yindi kugira nabo bayimenye. Murasa neza ya emwe apana murasa neza ya channel yindi wakoze yitwa TV2 nayo ni inyamahanga, ubwo nyine mwabyumvise tayari. Ariko icyo mbashimiye kurushaho, icyo mbashimiye ni murage kora nibyo, nuko mwaza tugafashanya. Ubwo ngiye tayari nakiye ko mwaje, ubwo imiryango irafunguye, muze dufatanye. Uvuge ngo TV3 murahari gukomanga telefone aho ngaho irahari, nimero ya telefone
mugomba kujya muyihamagara. muri description bazaza bayibona. Yego, Ibirimo. ongera ubasubiriremo ako kantu. Nimero Deki, description. ubwo ucahe nahe? Oya wowe wundi ukiri kureba video ako kanya ni irizana? ukibona Okay. hasi rwose. Ubwo rero urabyumva kuri wa mwanya bakandaho raki. Oya gutya hasi ya video, gutya hasi apana kuri like. Nimero Okay, yego. Noneho ubwo niho iba nimero ugahamagara ugakumanga hano ukaza uzi kuje iwanyu. Ngwini iwanyu ushobora ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi. Yego. Ni umuntu se yagira abandi kamaro. Okay, hari umuntu hari ikintu nkunda kugira kwibandaho. Hari umuntu ugenda akaguharabika mu bintu runaka, agashaka kuguharabika, urumva wenda mu buryo runaka mu bantu ukabugaragara ukuntu uri umunyamabi we sura aho ngaho, ariko uraza batanu bakuzi kuri ayo mabi bakubwiye kuri umunyamabi. Iyo uje aha ngaha wowe ukavuga ukuri kwawe, n'uwimba urebwe na 7 5 bavuga ati nta bintu burya ntago ari byo, ati burya bajya bamubeshyera. Nka bimwe twababwiraga nka Mano y'Imana akora ibintu mureba amaso ku maso, urumva. Kandi Mano y'Imana abarajya bamwemera aza imbere akamera kabyivugira. Yego, akanabikorera imbere nyir'ubwite. Sabe rero ameze nk'umwana utavuga, urumva. Baramureba bakavuga ati ubundi umurezi wamubeshyera ibyamubeshyeye byose nta kibazo n'ubundi azabivugira he, anazisobanurira. Mwige rero kwisoba kujya muvuga, urumva. Nube Sabe, urumva, wenda nawe ni uburyo bwe akoresha wenda mu kugira ngo yirwaneho. Ako sinzi nimba zakira abanyarwanda nyine bamuzi kuri tekinike y'ubusabe, urumva, yo kunyaruka kuba jet ya jetiri bane ariko walashi ombabogare numva iyo uri nimba unarwaye nje nkwifurije gukira pe. Numva iyo uri kandi Sabe no muri siporo nimba koko uhakana katari wowe, ubwo kuri humura kuzagaragara tu. Ntabwo nta cyishe kitagaragara, no kuri kose kuragaragara amaherezo. Humura rero mani, uzaze utwike ukomeze byawe, ariko wigaragaze nawe wisobanure ko barakubonye mani, barakubonye. Sabiye Mano y'Imana umuntu aramuteje umutwe akavuga ati jewe umva undi rero ndi hano ikintu ngiye kugikora akisobanura. Ba Brian bizera mu itangazamakuru bakamira umuceri, sibyo bakamira umuceri yagorwa. Wamubwira ati Brian uruda rwawe rwose dore rwabaye umufuka, ati yego, ati ndayawe warayigabanyije wayigize inuza, ati yego ndahara kivuga, ati none niyo umuntu abaho ibyiza mukabyana yabaho ibintu nabyo mukabyana ubundi mukunda iki, urumva. Ati ndayagera abacumuje nanayigawe nanayikoze abacumuza, urumva. Ubwo rero muvandimwe mwiba Basabe mujye muza muvuge, urumva. Umuntu nakakubeshyera mugende wicare urebere happy ibyo bintu nta muco kabisa. Hari abantu bafite icyizere cy'uko ngo ukuri kurivugira. Oya akavuga ati muza ukuri kuravuga, ariko nawe ugomba kuzagera byikore. Ibyo nanjye ndabyemera, birashoboka. Kandi no kubwira abantu ndabizi ko atari ukwisobanura cyane, ukuri urakuvuga gukeya, none abantu bakagenda binogereza ubwabo. Ariko ntabwo uzagenda ngo wicare ngo ndeke ngo bamvuge ngwino ubwo Busabe byihorere. Oya fata urugero kuri Yago. Wabanye Yago umva yaje bamubeshyeye gato bamubwiye ibintu, umva aravuga umuriro urakana rwo nzi ko akaja makazi kuvuga. Umva karavuze Yago nta mikino we rwose umuhungu yabaye iki wallahi. Yago we yaravuze ati rwose intambara ugomba kuyirwana. Arayirwana kandi koko wabonye ko bamwumvise, ubundi baramwumvise. intambara yitsinze, kuko ubundi bamufataga nk'umuntu uraho ngaho bazajya bashyiraho ibikosa byose babonye, urumva. Akabemerera kumufata nk'uruhinja, umugabo ufite ubwanwa, avuga ati binago nabivamo mani, ati oya ngomba kuvuga. Ubwo rero mwibasabye, ubu wenda Sabe nawe rimwe azavuga tu mumwihorere isi. Buriya hari igihe azagaruka yarahinduye. Iyi si turimo ntabwo ariyo guceceka, nuceceka ukabishobora durabonye. Hari igihe azaza arahinduye umuvuno, gahunda ari ukuza nawe akayatanga ikinyarwanda. Yego, oya niko bimeze, ntabwo umuntu yakukiraho ikintu ishasha ngo ugende wemere tu, ntabwo ibyo bintu bibaho.
ahubwo icyiza nyine ngwino dufatanye nibyo turi kukubwira utazashiduka nawe wabaye sabi uriya sabi rero nawe kumushyiraho ibintu biroroshye umuhirikiraho ikintu ewe tuzi ko tumufashe n'ibyo ngibyo pe bishobora kuba atanariwe birashoboka ariko se ko atavuga nyine kandi afite umunwa azi kuvuga si agahinja si ikiragi kuba wavuga ati si we cyangwa ni we si ikiragi si agahinja ubu urumva biriya bintu ntabwo bipika mujye muza muvuge iyi mikoro urayitinya sibyo TV3 ifate nk'aho ari iwanyu nurangiza umubwira ati bikorwa guta ahubwo ati ese buranje nta muntu wandeba nabi ubu sibyo navuga ntabwo navuga ubuse twe ntabwo turi kuvuga yago bamubeshyera ntabwo yaje akavuga usanga umuntu wenda ariko akenshi hari igihe wenda nk'umuntu aba afite amakuru atayizeye akavuga ati amakuru ushobora kuyavuga ugasanga wenda hari nk'umuntu wenda agezeho ikibazo yego ayo makuru rero agira ikibazo ku muntu ntabwo tuba tubizi gusa yengera gukoresha inkuru igira ikibazo ku muntu nimba ari ikibazo ufitanye n'umuntu sibyo yanze kukumva wenda sibyo abantu benshi ari umwegera ushaka kumubwira ikintu mani umva bikanga wamwegera agataruka bibaho cyane iyo umuntu afite umujinya babandi turi kuvuga b'abanyamujinya akaba atakwemera ko muvugana niyo mpamvu yuje nk'ahangaha ukavuga ngo muvandimwe mbabarira ibintu byarabaye urumva nka Sabena nuza nuriya mugabo Ndimbati abantu bigeze gukimbirana urumva sinzi ko mwari kubeshyera undi ngo yateye inda nimba yamubeshyeraga rata ariko nubwo nyine akonye ku cya kiganiro Ndimbati Sabena yaramukubye badakemuye ibibazo byabo akura nawe amenye ibyabo yego nawe amenye ibyabo bose n'abagabo basanga ibyabo yarabivuze wari wasanga inyuma Ndimbati ari kumwishimira hejuru yarabivuze wasanga inyuma ya kamera ariko byagenze yego oya kuri kamera bashobora kuba kuri kamera byose Sabena muri ese bafite ukuntu baba yego kandi bose barabyumvaga sibyo Sabena muri ese atari yego ubwo rero niyo mpamvu uriya mugabo Ndimbati uko byamugendekeye nawe urabona ko kuri Sabi akigwa muri kariya kanuza gato cyane ibiganiro umva ntawe yimye ikiganiro ubuhanza nuko natwe tutahuye nawe urumva iyo tumufatisha Ndimbati rwose yari kuvuga ukuri hari abantu rwose ikintu cyo kumva ngo wamusebeje yego avuga ati ebana ahashoboka hose ndajya Sabe uzavuge kabisa ujye ugenda uvuge ugize uvuge uhindura umuvuno dore yago nawe yarabikoze birarya kandi wabonye ko bamurwaniye ishaka turi mu Rwanda ubuzima rwumva abantu urumva urabona ko bimwe na bimwe bagiye bashaka kubikemura n'ubundi abonye ko n'inzego z'umutekano zabikozeho urumva bamushingira igiti ati mureke kuvuga ku uriya munyarwanda mwere kumutera kuko umuntu ashobora kuvugaho cyane akagutera ikibazo ubwo rero namwe mushaka kwika ka Sabe mujye muza muvuge wenda namwe inzego z'umutekano mu gihe muri ushobora ari amakuru areba inzego z'umutekano yatangiye yashyire ku bo bireba ariko noneho kuyo nibura ayo banze kukumvaho urumva warayababwiye bakanga kukumvaho urumva ko nabyo ni ingenzi ubwo uraza ukaganira ahangaha nyine ukabivuga wenda bongera bakabisubiramo bakaba babyumva bakakumva nkuko yago nawe yahoraga ngo narabyumvise cyane ngo yajyaga kubivuga ubwo nyine sinzi nyine ibitangazamakuru yego niyo mpamvu ariko mu by'ukuri mu Rwanda urafashwa nimba ufite icyo kibazo kibwire abo bireba nimba byanze ubijana muri social media yego twari ibintu utaza kuvugira ahangaha biba bireba by'ibanga ry'igihugu ntabwo ari ngombwa ngo zo bivugira ahangaha natwe ntitwabikora sibyo dufite ukuntu tubigenza tukakugira inama ati genda ubihe abo bireba ariko ibireba abantu bagenzi bawe ngwino tubikore ni ibyishimo ufite ukora imiziki ngwino twidagadure urumva widagadura natwe niko tubibabwiye karibu kandi imyango irafunguye TV3 ujye muyivuga TV3 nta kibazo baba yes mu gusoza umunota umwe gira ijambo rimwe ubwira abakunzi bawe bakurikirana ukuboko kuri TV ndetse no mu ijambo ritoya ubwire ijambo rimwe abakunzi ba TV3 Rwanda dusoza abakunzi b'ukuboko kuri TV icyo nababwira cya mbere
nuko turabakunda kurusha ibindi byose, turabakunda cyane, icyo ni icyambere. Abo kuri TV3 Rwanda ikintu nabibwirira nuko mufite umunyamakuru mwiza uciye bugufi ushobora kukwitaho, ari nabyo nakomeje kubabwira nyine, niryo jambo ngiye kubabwira rimwe gusa, muze karibu mukore ibiganiro bitandukanye, byaba iby'imyidagaduro, byaba ibyo ufite ku mutima ushaka kubivuga ubisohore. Hari abantu, hari nigeze kumva umuntu ariko vuga ngo njyewe ngo mama yaramemukiye, ngo ntabwo nakwigera muhemukira, ngo pardon, ntabwo nakwigera mubabarira, ntabwo nzigera mubabarira. Urumva niyo nimba afite rero mama we, kubera ko adahona atigeze amubonaho, urumva ngo babonanye akuze, ashobora rero kuba mama we nta n'icyo abizi, avuga ati mwana wanjye wenda nubwo yakuze tutari kumwe buriya yarabyirengagije, yarabyihoreye nyine amfata nk'umubyeyi we, ntabwo azi ko umwana intimbike muriho. Ubwo rero iyo uje ukabivuga byose ukabirondora, mama wawe hari igihe abyumva akavuga ati mwana wanjye ko ukuntu amubabaje, muze rero ni karibu. Nicyo kintu nababwira abakunzi ba TV3 Rwanda, muze mufatanye n'umusore wanyu aciye bugufi, yabitaho yabakira uko bikwiye. Subscribe muzimushyiraho ku bwinshi, mutinyuke, nicyo mbasabye. Ndabashimiye cyane. Baba nanjye kaze gushimire kuri TV3 Rwanda, nitwongera kuba twagukenera ndakeka yuko aha ngaho ngubu hahise haba mu rugo. Hano ni mu rugo cyane. Turabashimiye natwe, mwakoze kandi kuduha ikiganiro. Nawe katubashimire. Yes. TV3